The Zoom TV 24 numva mfite imyaka 35 ukwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu n'amezi 3 ubu najenje ubundi serious ubundi nge nari nzi ko nzarongora mfite inzu nziza muri Kigali mfite imodoka mfite amafaranga agaragara ariko amafaranga agaragara narayabuze imodoka narayibuze inzu nziza narayibuze ubu narabuze rero ngiye kumanuka kama mbayambaye nifuza ko Sani yambere umugore kandi ko uyu mwaka warangira ari umugore wanje ko Noheli nayerya Sani ari mu rugo ari umugore wanje nta guca ku ruhande nibyo se koko muri mu rukundo na Sani cyangwa nibyo mbirimo Zoom TV 24 harabarema bavuga ngo nyirashaka kuzamukira ngo kuri Sani ngo menyekane ndazamukira kuri Sani gute nanjye ubwanjye ko ndi icyamamare ko nanjye ndi umustar konzwi ikindi ko nabaye umustar mbere yuko abo umustar nge natangiye kuvuga mu runana za 2012 2012 sari umuntu wari uzi Sani natangiye kuvugira kuri Radio Sarusi umwaka wa 2007 nimujyano ndakubeshya ubaze Eugene Hagabimana ubaze Barada ubaze Emma Korodina ubaze MM sinzi yo nimba nyibuka narahamusanga kuri Radio Sarusi 2007 icyo gihe se ninde wari uzi Sani so ntabwo navuga ngo nawe ni umustar ntabwo mupinga nawe ni umustar ukomeye ku rwego none rwa East Africa so twese turabastari ntabwo navuga ngo ndavuga bingika ngo muzamukireho ahubwo ni urukundo nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda amakuru ni meza nabona ko nyine uko biri kose turashima Imana mwese ribaye myinshi se bivugwa ahubwo ariko mbere yuko dutangira ikiganiro reka tuguha umwanya banze twibwire nk'umuntu w'umugabo nitwa Sibomana Emmanuel abenshi bamenye nka Patrick wo mu runana nubwo hari abamenye mu itangazamakuru mu maradiyo n'amateleviziyo atandukanye muri kino gihugu ikindi ndingara gusa ndashaka ikindi ndi umunyarwanda ikindi ndi intore ndi mpamyabigwi naratojwe mu itorero ry'igihugu Inkumba mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Burera mu mwaka wa 2015 mu itorero ry'igihugu nyine nagiye nk'umunyamakuru so ikindi ndi umukinnyi wa teatre mu runana no mu ndamutsa za Radio Rwanda RB muri rusange nkora ku Isango Star Radio na televiziyo okay wow twari ibindi bintu abaye ubunyamigwi kiri muto ikindi nyine nanjye ngendera ku mahamare bandi baturage bana ko akana gapfuka munwa nuko nyine nkavanye kugira ngo mbashe kuvugana n'abakunzi bacu nyuze muri The Zoom TV ubundi urumva ko ngena na gahunda za leta kare wavuze ngo uri ingaragu nta n'impeta wagize nje nzi ko ufite umugore nta mugore mfite ariko imyaka yangendanye ko navutse muri 1985 1985 mvuga ku itariki 12 z'ukwa kabiri urumva mfite imyaka 35 ukwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu n'amezi 3 imyaka 35 n'amezi 3 urumva ngomba kurongora ahubwo ndabiteganya ko uyu mwaka uzarangira mfite umugore nzarya Noheli Imana ibimfashemo n'abakunzi banje mu nsengere nzarya Noheli mfite umugore hanyuma se ari ufite umusheri muri cyangwa hari umuntu uri kubeshya oya ntago mbeshya ubundi nuwango ibyo kubeshya beshya abasore bose hagiye babigira afite imyaka y'ubwadoresa birumvikana imyaka 15 17 ariko imyaka ndi mu bundi serious ubu najenje ubundi serious ubu umuntu akamaza kugwira n'umusheri nta wende umusheri tumuretse amafaranga nategereje ko ubundi nge nari nzi ko nzarongora mfite inzu nziza muri Kigali mfite imodoka mfite amafaranga agaragara ariko amafaranga agaragara narayabuze imodoka narayibuze inzu nziza narayibuze ubu narabuze rero ngiye kumanuka kama mbayambaye hanyuma hari amakuru amaze iminsi acaracara ntanabiciye ku ruhande ni umuhanzi w'icyamamare yaramamaye cyane kubera indirimbo ze naho byagize kuri Kungora reka yarakugoye nanjye yarangoye yes hari amakuru menshi yanavuga ko uri mu rukundo na Sani umuhanzi kazi w'icyamamare mu Rwanda Sibomana neza hagaze neza Sibomana na Sani twagorwa rero niwe muri guca ku ruhande nifuza ko Sani yambere umugore kandi ko uyu mwaka warangira ari umugore wanje ko Noheli nayerya Sani ari mu rugo ari umugore wanje nta guca ku ruhande nibyo se koko muri mu rukundo na Sani cyangwa nibyo mbirimo urumva umusore utera intambwe nyine ndacyari mu ruraza umusore atera intambwe kabigura umukobwa agatereta akagera gutenge ndacyari muri uwo murongo gusa nyine hari byo wenda natangaje ibindi biracyari private agatange nawe ndacyatereta nyine urumva n'urugendo ariko aho bigeze ahangaha noneho nampamvu mbona mfite akanyamuneza urumva yego yaravuzwe ntago iravugwa ariko umva harabura gatoya ari umugani mu giswahili rimbaho kize ngo dalili za mvua ni mawingu no kuba nyine ibimenyetso by'imvura imwe kugwa igicu ndimo ndabona abakorera y'abango agacu ndimo ndakabona ko kugirwa neza agacu ndimo ndakabona kandi kuko nako nanye mfite
imbaraga ndimo ndabivuga ndi fiere ntekereza ko nari nzitiwe n'ibi bintu byo kuguma mu rugo kuko ubu n'ubu tuvugana ntabwo yemerewe kuza mu Rwanda kubera ko ntabwo yemerewe kuza nanjye sinemere kujya kubera iki ntandege ziguruka ibyo twese turabizi mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo ariko ntekereza ko vuba ahangaha indege niba zirekura azaza yenda noneho tukavugana amaso ku maso no tukabirangiza diru igakorwa noneho nkazaba tumene Zoom TV mukazashinga kamera zanyu mu bukwe bwacu narimo nibaza naho bwabira ni muri Kigali Arena ni muri convention ni muri ahabera Expo Gikondo ubwo ni ibitekerezo by'abakunzi bacu ariko abenshi bamitemo Kigali Arena ya irani nyubako itebwaho Diamond Platinum zo muri Tanzania yageze akavuga ngo wow muri Tanzania tuzagira inyubako nk'iyi ryari hanyuma tukiraho Emi aho ntibyo bari bya bintu byo kwikina by'abastari urangari ukuntu bikina nawe uriwe ndabyemera icyo ngicyo reka tubanyakuri tuvugisha ukuri ibyo bijyabaho mu bastari ariko ntago biba ku bastari bose ahubwo biba hagati y'umustari n'undi utari umustari hari abarimo bavuga ngo ndashaka kuzamukira ngo kuri Sani ngo menyekane ndazamukira kuri Sani gute nanjye ubwanjye ko ndi icyamamare ko nanjye ndi umustari konzwi ikindi ko nabaye umustari mbere yuko abo umustari ngiye natangiye kuvuga mu runana za 2012 sari umuntu wari Sani natangiye kuvugira kuri Radio Sarusi umwaka wa 2007 nimujyano ndakubeshya ubaze Eugene Hagabimana ubaze Barada ubaze Emma Korodina ubaze MM sinziyo nimba nyibuka narahamusanga kuri Radio Sarusi 2007 icyo gihe se ninde wari uzi Sani so ntabwo navuga ngo nawe ni umustari ntabwo mupinga nawe ni umustari ukomeye ku rwego noneho rwa East Africa so twese turabastari ntabwo navuga ngo ndavuga bingika ngo muzamukireho ahubwo n'urukundo ndagira ngo nereka abantu ahubwo bavuze ngo namukunde ngo aparitema yujuje Kagugu ndagira mbereke ko ari urukundo noneho nyarukundo nta kundi ibintu harabavuga ngo namukundiye ngo ibintu ngo mukundira ko afite amafaranga umva monsheri nakunze Sani ntaramenya ko afite na ziriya umusore usanzwe uri umufana we oya ubundi nwangu Medi yaremye ngo bigenda biza buhoro buhoro byatangiye ari ibintu bisanzwe ndibuka mpura na Sani bwa mbere namuhuye nawe kan Kigali mu gitaramo cye cyateguwe na Badrama muri boss wa Demen so wa Demen kitwaga Celebrities Christmas Party ibintu nk'ibyo by'abastari dura kan Kigali ari gutambuka kuri red carpet ndibuka nanjye naramukame icyo gihe turangije avuyeyo tujya kumufata interview na Irene Murindahabi twakoraga ku Isango Star ngira ngo uramuzi icyo gihe iyo interview nanjye wayifatiye umva ahubwo mvanyemo yerego ndaza gukata akantu gapose mvuye nti mpura na Sani bwa mbere nibwo nahuye nawe bwa mbere sinari muzi iminsi ikurikiyeho ngenda numva ibyo bamuvugaho ngenda nkumukurikirana uburyo yajyanye na Isimbi mu cyaro uburyo ngiye mbona yigereza abantu muri afite umutima wa kimuntu bigenda buza buhoro ntabwo avuga ngo uhuye n'umuntu wese umukunda iyo bayita kudo foudre ni rwa rukundo rw'agahara rumwe rwo ngurwo mbese nyine tukuye abantu mu rujijo koko Sani muri kuganira amagambo meza y'abantu bari kudatinga twatangiye nyine atarabyinjamo neza ngavuga ngo avuga ati yes I will marry you ariko bubona ko iyo level ntabwo najya kumubeshyera ntabwo iragera ariko nkurikije uburyo twatangiye bimeze naho bigeze ubu ngubu haragacu ndi kubona niyo mpamvu ahubwo nsaba Imana ngo sorry ubu ikintu kimpangayikishije ariko none kiri kurangira ni bino bihe byo kuguma mu rugo ndabona biri kurangira ubu ahubwo nsaba Imana niyo kugira ngo bafungure indege nashaka kuza mu Rwanda ze nishaka ko najyenda nko gutembera muri Kenya mbe najyayo ariko ndateka ko nabyo biri mu nzira hanyuma se mujye mupanga ko ibi bintu bya lockdown nibivamo indege zigatangira kugenda muhura biri mu bibaraje nshinga ntabwo ari nge na Sani twenyine ni abanyarwanda bose ni abatuye isi bose ni hagati yawe na Sani oya hagati yanjye na Sani ntabwo najya kuvuga ngo dufite imigambi n'iyi ahubwo nuko mvuga ngo bafunga indege zikaguruka yava Nairobi akaza mu Rwanda mu bikorwa bye bisanzwe nanjye nkagira gute nka profita kuvugana nawe amaso ku maso urumva buri hari ibintu utabwira umuntu kuri telefone nubwo umuntu yavugana nawe kuri telefone ariko hari ibintu utavugana n'umuntu kuri telefone hari bisaba ko mwicara no mukaganira noneho umuntu ukamwereka realite ukamwereka noneho ibyo yaba yafitiye impungenge yenda yumvaga yenda kuri telefone cyangwa se mu itangazamakuru n'umuntu ukamubwira amaso ku maso nubwo na mbere yuko agenda twavuganye amaso ku maso ariko n'umuntu agasubukura updates hanyuma ubundi mu buzima busanzwe nge narinzi ko niko narinzi sinzi narinzi ko Sani buri afite umugabo niko ari ubizi nge niko nari mbizi buriya narinzi ko afite umugabo hanze sinzi ukuntu narabyumvise ariko niko narinzi uramuzi
oya ntago munsi waramubonye ntago namubonye ariko ubu rero Sibomana yo ufite Sibomana ubu ngubu uri kuri Zoom TV menya ko ubu ngubu nyine ubu ngubu niwe uri mu rugendo kugira ngo yegukane umutima wa Sani. Hanyuma hari n'amakuru numvise gusa nemera ko afite umwana witwa Keza, afite imyaka isaga 10 ngira ngo nkuko Sani yabitangarije Sunday Night cyangwa se n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye, yifuza ko Keza umukobwa we azaba Miss Rwanda haba ari umwaka wa 2026 cyangwa se 2027 cyangwa se 2028. So ni ikintu kiza kuba ari fere ko ari umuntu ufite umwana. Hari abantu benshi hanze ushaka gutereta mu akabyemera mu gakundana, ariko mwaza abantu kazavumbura ko afite umwana haba ari ku ruhande rw'umukobwa cyangwa se rw'umusore. Ko ari fere ko afite umwana ngenda bimukundira, ni kimwe mu byo mukundira igaragaza uko ari. Hari akantu tugana ku musozo nahize kubona sinzi ari cyo gitangazamakuru bivugwa ko ngo iriya apartment ye ngo ayigushyize mu maboko no kontrola ibikorwa byayo, ureba ko gahunda ziri kugenda neza. Ayo makuru koko yaba ariyo cyangwa nyine nibyo bihwabiziyo hagize inkuru? Sha sinzi yewe wenda ubwo wabivuze nimba yarambonye mpanyura ko nimba ari nejo nahanyuze, sinzi ubwo ni uburenganzira bw'avuga, ariko ubundi se oya ibyo reka kugira icyo mbivuga, ariko hari igihe mpanyura pe. Ariko ntabwo navuga ngo sinabivuga ngo mbyemeze cyangwa bihakane, ariko kwanyura bwo hari ukuntu mpanyura samuha ukuntu umuntu agatero n'akajisho. Ariko ibyo icyo kibazo mbajije sinyemeje sinanagihakanye, gusa ukuntu mpanyura ni ibanga ryanyu mbese. Oya ntabwo cyo mbivuze, ariko hagiye mpanyura bo kwanyura hanyura kenshi gashoboka birumvikana, kandi mfite n'impamvu yo kwanyura. Naba ndiri na fere kunyurira ya nzira na cyane ko ni kuri kaburimbo, wenda ku bantu bashaka kuza gukodesha baze bamuteze imbere bafatemo ibyumba, ni ku muhanda kuri kaburimbo ugeze hariya ku kigo nderabuzima ukataga handa kagana Batsinda, ni muri metero nka 200 munsi y'umuhanda handi cyaba cyanditse ngo Sani apartment. So waruvuze ati uyu mwaka mu mperezo y'umwaka ndarongora, aho teganya kurongora Sani nta wundi muntu wena nubwo bitaracamo neza. Oya nubwo bitaracamo, umusore wese aba yifuza ko umukobwa apoenseho aterese byavamo. Nicyo kifuzo cy'abasore bose, ari ngiye ari wowe n'abadukurikiye. So inzozi zanjye ni Sani, ngo bidashobotse nyine n'indegirashya, kandi ntabwo yaba ari ngiye bibayeho bwa mbere ko bidashobotse. Muvugana nka kangahe ku munsi? Iyo ni ibanga ryacu, gusa nyine turavugana ko sinavuga ngo duherutse kuvugana ko sinavuga ngo ni uwo munsi cyangwa se ejo, ko duherutse kuvugana. Ameze neza sha araho pe, araho akomeje nawe kwirinda kino cyorezo cyugarije isi, kuko si kiri hano mu Rwanda no muri ntuza no muri Kenya, ni mu isi yose twese nyine amabwiriza niguma mu rugo nyine. Yego Patrick Mururana na Emmanuel mu itangazamakuru. Patrick Sibomana Emmanuel, Patrick niyihe sene nimba muzita sene aryo ubwo namwe zibare tuzode yakazamo udusene agasene kagushimishije kuva iyo myaka yose igera ku 8 ukina mu runana? Reka nkubwire ni twinshi, ariko wenda kamwe kagora ku si ukubeshya n'abadukurikiye, ahubwo ntungurwa nuko abakunzi b'urunana baruzi cyane kuturusha. Mbona natwe turaruzi, ariko babizi cyane. Ntabeshye namwe mutabeshye, kuva wowe dukurikiye wakumva Patrick mu runana ibintu byo kurya ibinyoni bigeze ku rwego nanjye ntashobora no kubihagarika. Umva ibyo kurya ibinyoni nigishije Petero, nanjye ubwo nkaba narari ibinyoni kwa Mutesi. Umva bigeze ahantu nanjye ntabasha kujya gute kubihagarika. Arya n'abari ibinyoni nabanje kubyihisha Mutesi Petero ngo azake ntuza nyine azaba arakagabo nyine ari ibinyoni na Mutesi arabikora. Nanjye ndabarashaye ora ntibiryohera, nanjye nza kubiryana na Mutesi, ariko byashwanishije na Petero bimushwanisha na Mutesi. Mfite amatsiko y'ikiganiro runana cy'ubutaha uko bizamera. Hajya bona bigeze ubu mwarashwana na Mutesi na Petero ibinyoni nyine twararyamanye. Ibinyoni Muhammad kandi koko yaje kugusura ndageze mu minsi yashize, yaje kugusura muri Gata abantu barababona. Yego ibinyoni warabiriye iyi Karemera yarandiye. So nashwanye na Petero ko namutwari namurongoreye umugore nawe none hitashwana na Mutesi. Urumva rero mfite amatsiko y'ubutaha. Hanyuma dukinira akantu gato cyane n'abadukurikiye babona koko turi kumwe na Patrick mu runana. Ariko Petero uravuga ngo nagutware ngo umugore ngo Mutesi, nese nimba ibyo wagomba kumuhutare muhaye nkabimuha, sikerekana ko udashoboye. Wese wankoraho iki? Wankoreye ikira? Wese urumva wandenze ivi? Wankubita wagira gute? Umva nta gafuka kamagi mpetse. Urumva babyize yikinana n'umuntu kwikinisha kwikinana Manuel sinemeretse ako gace ntago nagakurikije ubundi, gusa runana nkunda kurikurikira cyane, ndabikunda cyane. Hanyuma ibinyoni
undi runana cyangwa wajuri ibimenyesha. Yes, ni Patrick mu runana, ni Sibomana Emmanuel mu buzima busanzwe, ni umunyamakuru, ni umukinnyi mu ndamutsa, mbese ni ibintu byose muri entertainment mu Rwanda. Reka dukomeza tuzagira umwanya wo kuganira ibintu byinshi urambuye, tuganire dusase inzobe, dufate umwanya uhagije, udafite akazi, utuje muri bihe twari turimo n'icyabonye kikagutangaza muri gahunda ya Guma mu Rugo. Reka nkubwire, ndizera ko wenda rimwe na rimwe haranjye ngira nabe ikibazo. Wase nkuko mba ndi kwikora interview gutya, navuga nk'ikintu nkivuza muri rusange, nkumva umuntu ngo barango sinjya ashaka kuvuga. Kubeshya muri biragaruka ku isomo navuze nakuye muri no Guma karantine Guma mu Rugo. Nubwo mbere ntabivuzeho, ariko ikintu nabonye muri bino bihe ni ibiciro byamanutse. Simvuga ibiciro by'umuceri, uzi ko mu bantu bisanzwe hari kuna abantu huriza ibiciro. Umva ibiciro byaramanutse. Naratangaye kubona umuntu wajyaga huriza ibiciro kandi umuntu umva bisaba nko kwiyiriza ku bantu basenga biyiriza. Umva ibiciro byaramanutse, urumva baba nkibaza bashyize agapira hasi ku mutima nkibaza, ariko se mbose nabivuga ngo mbibwire runaka, nta n'umuntu mvuze izina, ankavuga ni runaka ni runaka nari nsanzwe nzi gutya na gutya ABCD byabihe AB. Umva ibiciro byaramanutse. Ikindi abantu bongeye kubona ko babaye inshuti bagaragaje ubumuntu. Mbere ubundi hari abantu wagira ngo bo bagendera mu bicu, wagira ngo bo ibibazo byo mu isi ntibareba, ariko ubu ngubu ikibazo cyawe cyabaye icyanjye, ikibazo cy'umukire kibi cy'umukene, ikibazo cy'umuntu runaka wo mu nzego runaka kibi cy'umuntu wo mu nzego zindi nzego, ikibazo cy'umucuruzi kibi cy'umunyamakuru, kibi cy'umu DJ, kibi cy'umva twasangiye ikibazo. Twiyobeshye n'inkono babayukanye nabo bufasha mbuguhe siniremereze, ariko nyine ntabyera ngo de harabirengaho. Cyane cyane turi mara ku runana, hari abatakuzi. Manuel mu runana ukina urinde, wabitangiye ryari uravuga mu magambo make cyane, watangiye urunana ryari, ubu uri ku ruhe rwego umeze gute? Natangiye urunana natangiye kurukina Bamparora Patrick, nagiye kubisaba mu mwaka wa 2010, basaba kwandika ibaruwa, bamwe dusaba amashuri, dusaba iki, dusaba ko ufite impano uzi gusoma no kwandika, ndabikora. Nandangije segonderi, bampamagara 2012, mwaka 2012 yankora ikizamini ndatsinda, Patrick yinjira mu runana gutyo. Ubu ngubu mazemo imyaka 8, ndashima Imana, ndashima abakinnyi b'urunana, ndashima ubuyobozi bw'urunana. Ni byinshi nakuyemo amafaranga yo kumenya ahantu inshuti urunana ubona rwo rurakwinjiriza. Baraduhemba byo ntabwo ari ibanga, ntabwo byane byo kandi bameze neza. Tonase ntameze neza. Ujya gukina na bamporike, ubundi akabazo kamatsiko kanyagira mujya muhurira ahantu mugakinira ahantu hamwe, cyangwa buri wese akinira hari bakamuhakiwe. Ni karite ikomeye nge namuvugaho, ntabwo ari ukumusingiza cyangwa se ngo muvuge neza ngo nuko dukinana urunana, ariko icyambere kumenya n'umuyobozi wacu ni minisitiri mu Rwanda, urumva umunyamanga wa leta muri la ministeri, ariko kuba sino kuba ari minisitiri na mbere akiri umudepite. Afite ibyo mu kirokore twita ngo umwuka w'Imana, afite umwuka w'Imana, urumva afite karite nge namubonye ko dukinana mu runana. Afite titre ikomeye, ni minisitiri, leta y'u Rwanda yamuha icyo cyizere. Ikindi mbere ko aba minisitiri yari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite. Ibyo byose yavagayo akaza akifatanya natwe, nimba rero dukina dushwana, nimba rero dukina dutongana, akifatanya natwe tukaganira, tukamwisanzuraho, tukifotoza. So n'umwuka afite wo guca bugufi kandi uwo n'umwuka w'Imana. Sinakina mushimira cyakina. Cyakina se ntumva ari kumwe n'abagitefano cyane, natwe bigiye duhura rimwe na rimwe. Iyo mujye kwitoza muhurira ahantu hamwe. Duhura ahantu hamwe. Kandi ukuvuga ngo ntabwo wasanwe ngo asange namutanze ngo avuge ngo kuko ndi minisitiri ngo reka mbanze. Nango mu runana kuntu tubigenza, hari liste dukora abahageze imbere, bari uhageze imbere ariyandika. None ko tuba dukina nimba ndi buhure na Mutesi, ndi buhure na Petero, abahageze bahuje barabanza. Ntabwo yazavuge ngo nge ndi minisitiri ngo mureke mbanze, nawe arategereza nyine abamutanze bakabanza. Yego. Tugana ku musozo, nirihe jambo wabwira Sani ndetse ukajya n'icyo ubwira abadukurikiye tunasoza nko mu masegonda 30? Cyo nasoza mbwira Sani ndagukunda and you know it. Urabizi, I love you. Kandi nkunda n'abafana bawe, nkunda abafana banje nka Patrick mu runana, abankunda nko mu ndamutsa, abanyumva nk'umunyamakuru. Sani ndagukunda rwose, kandi urabizi nawe
hari n'abantu babizi nubwo nabonye hari ababa bashaka kubisenya kuki ariko abantu barakara kuki abantu bagira inzangano zafite icyo zishingiye kuki abantu bangira umuntu busa mubona hari abantu bashaka kubigira intambara babigira ishyamba bagira ngo bice ubukwe bwanjye na Sani sinzi so mugumye mukunda urunana mukurikire Radio Rwanda by'umwihariko saa 2:45 kuwa kabiri mwumve ikinamico nshyashya ya ubundi munkurikire ku mbuga nkoranyambaga zanjye by'umwihariko Instagram ni Sibomana _ Emma ngira ngo zini zina nsigaye mfite rishyashya Papa Star fara kubandi kumwe n'abastar benshi umuntu ushaka kuba umustar ufite impano ushaka kunyandikira ukambwira uti nyure mu zihenzira ukangisha inama why not tutafashanya yego ikindi kuri Zoom TV bakore subscribe ikindi bakande kuri Iranzogera ngiye nkoresha imbuga nkoranyambaga cyane Iranzogera mon cher iyo ukoze subscribe ariko ntuyikandeho umva ntabwo na notification kurye inkuru yageraho nyine yakugeraho ikindi nsoza nayo mbwiye harimo abantu turimo tuvugana mbabana ngewe hari ibintu ntuze yatangaje Safi Madiba ngo yajya mu nteko Sandrine Sheje kuri Kiss FM ngo yaba minister ngo wamije prof hakina hoze mvuga ngo baramutse leta y'u Rwanda itekereje ko yashinga ministeri cyangwa se ikigo cya social media ministeri ya social media cyangwa se ikigo cya social media bakayima kuyobora nayiyobora bangira ikizere si ukwikina bakangira ikizere bagashinga ministeri ya social media bakangira ministri cyangwa se umunyamabanga w'iyo ministeri nayobora ku bintu by'imbuga nkoranyambaga mbiyumvamo si ukwikina MTN Rwanda ubwaye headquarter Nyarutarama bampaye igihembo bamatelefone Sina Gerard ampemba amafaranga nkamwamamariza n'abandi bafatanya bikorwa mu mbuga nkoranyambaga ya nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda